ngo iraje kugira ngo ifungure iyo mipaka ku mbaraga zayo iyifungure hanyuma umugisha uwo yawubwiye yongera ugire. Abantu batinya gucurangura, abantu batinya gucuruza, Imana yonyine niyo ije gufungura icyo bita imipaka, kubera ko niyo yaduhaye icyo bita umugisha. Kabisha n'amahirwe ni ibintu bibiri bitandukanye. Amahirwe bafite ubwoba ko bitazabagwa amahoro, ariko umugisha u Rwanda rufite barawure n'umugisha. Abantu benshi barabyitiranya, nshobora kuba mfite umugisha, abantu bakanyanga aho nciye hose bakanyanga, ariko umugisha uziyuburura cyangwa uzahingukira ku wundi musozi. Umbonye avuga ati kabisa ibintu byari bigukwiye n'ubundi bakwangiye ubusa. Tumugisha nk'abanyarwanda ntidufite amahirwe. Urumva amahirwe, uzareba amahirwe menshi iyo uyafite cyane abaza kuyakwambura bari benshi, ariko umugisha abanyarwanda dufite, amahanga yose aza kuvoma ubumenyi nanone hehe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ahanga bakaza kugira ngo bavome ubumenyi mu gihugu gitoya barusha ubunini. Ibyo bintu uyu mwana yabariraga se y'ibibi bene se bagira gute bakora, ngo bituma se arushaho kumutonesha. Imana ishimwe cyane. Ahangaha ndagira ngo wowe uri kure, wowe uri hafi, uyu ni umwanya wawe wo gukenera amakuru yizewe, amakuru Imana yavuganye nawe abantu batavuganye nawe. Bakunzi b'Imana Irahari TV, turongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe, abaherereye mu mpande enye z'isi, diaspora muri rusange, banyarwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu, mwese turabasuhuje. Amahoro, umugisha utangwa n'Imana nube ku buzima bwanyu. Ngiye ubasuhuza ni Pascal, niwe uri kubasuhuza, mbifuriza amahoro n'imigisha bitangwa n'Imana iyo mu ijuru. Hanyuma tudatinze, imbere yacu muri kuhabona umusore w'imbaraga. Nk'uko bisanzwe twabazaniye umutumirwa, n'ubwa mbere akoreye ku Imana Irahari TV. Reka tukwakire, turakwakire mu izina rya Yesu Kristo. Yego, murakoze cyane. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Mbona uri guseka cyane, niki cyaguteye ibyishimo? Ndishimye uyu munsi kugera kuri iyi radio yanyu, birashimishije cyane. Yego. Kunejejwe no kugera kuri Imana Irahari. Imana Irahari TV. Kabisa, kuko najyaga mbumva ndiyo, ariko ngiriye umugisha, nabyo mu bintu byanezeza. Yego. Nabyo byanezeza, nabyo byakunejeje. Twavuye kure. Yego. Ibyo buriya tuzabivugaho ubutaha. Yego. Kuba twaravuye kure, ukajya kwibona ukabona uri imbere y'itangazamakuru, ni ibintu byo gushimirwa nabyo arega. Ni ibintu byo gushima. Ntitujye tubyibagirwa, kuko buriya muri uyu mujyi hari abantu bawubamo no kwandika izina ry'utabimubaza. Yego. Ariko kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Yego. Uwiza urimo, urumva, n'utariza urimo. So urumva rero ibyo kunshimisha byo ni byinshi. Urumva kuba umuntu utarize ashobora kuba mu mujyi, n'uwiza akaba mu mujyi, noneho nkaba ndi n'imbere y'itangazamakuru. Ni ibintu byo kunshimisha no kuntangaza. Yego. Biranshimishije nanone kugera ahangaha. Urakoze cyane. Yego. Hanyuma nanjye reka nkubwire iki kintu, nagukundaga ariko ubunongeye kugukunda. Urakoze cyane, nanjye biranshimishije. Imana ihabwe icyubahiro. Yego. Nukuri
ugumemo. Yego. Hanyuma twakomeje kuvuga byinshi, abantu baje kwibaza ngo uriya muntu ninde, yitwa nde? Yego. Ese ni iki kimuzanye kuri iyi sheni, ni iki kimuzanye kuri uyu murongo? Ariko reka tukwakire wibwire abantu badukurikiye ni benshi. Yego. Nitwa Kiza Theogene. Yego. Ariko abantu benshi bazi Theogene. Ndi umupasitori, ndi umuhanuzi, ndi umuvugabutumwa. Rero nje kuri iyi sheni kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Yego. Umuhanuzi Theogene turakwakiriye. Yego. Imana iguhereza umugisha. Yego. Hanyuma Theogene, mbere yuko twinjira kuri message Imana iguhaye. Yego. Kuko ndagira ngo urabizi ko iyi ni cano y'abahanuzi. Kabisa. Ni cano y'abakozi b'Imana n'abahanuzi. Yego. Ndizera neza ko kuba waje nuko ufite ikintu Imana yaguhaye. Yego. Hari icyo wadupfunyikiye. Yego. Ariko mbere yuko utambutsa ubutumwa Imana yaguhaye. Yego. Hari ikintu ushaka kukubaza. Ntabwo gikomeye cyane. Yego. Uko Imana yeretse abantu iyerekwa cyangwa se ubutumwa, niko baba bakwiye kujya kububwira, mbese niko baba bakwiye no kububwira abantu bose. Iyerekwa abantu bagira ni ngombwa ko barimenyesha abantu bose. Oya, buriya iyerekwa iyo ari iryo umuntu ku giti cye, aba ari iry'umuntu ku giti cye. Noneho iyo ari iyerekwa rireba isi yose, ubwo ni iyerekwa rireba isi yose. Yego. Njye niko mbyumva. Urakoze cyane. Yego. Iyo ari message y'umuntu ku giti cye, aba ariye ku giti cye. Yego. Iyo ari iyerekwa ry'isi yose, ubwo ritangwa ku isi hose. Yego. Imana y'amahoro niguhereze umugisha. Wanyemerera nkagusengera Imana, ubundi nkaguha umwanya ukaduha message tuzaniye? Nta kibazo. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Haleluya. Tugushimiye yuko wabanye natwe ukaturinda. Oh, haleluya. Izina ryawe niryubahwe. Ubwami bwawe nibuze. Oh Mana, turakwinginze ngo udushyigikire, uturengere, uturwanye. Haleluya. Oh, turi ku murimo wawe. Wino utugirire neza. Umukozi wawe agiye kuvuga ibyawe. Haleluya. Ndakwinginze ngo umuhereze umugisha. Amavuta yorurukire kuri we. Mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera avugishijwe nawe. Umubere umuyobozi. Unyemerere Uwiteka Imana. Utange ingabo nyinshi zipfe kubwe. Kugira ngo ubu butumwa bubashe kugera kuwo bugenewe. Kandi ubuherekeresha imbaraga n'amavuta no gukomera. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Karibu umukozi w'Imana Theogene. Imana ibaho umugisha. Urakoze nepo gusenga. Reka dufatanye ijambo ry'Imana riboneka mu itangiriro ibice 37. Tuganire kuri ayo magambo Imana ishize ku mutima wanjye, kugira ngo bigende neza. Kuko mu gitondo Imana yampaye message ikomeye. Irambwira ngo mbwire abantu batandukanye amahirwe n'umugisha. Batandukanye amahirwe n'umugisha. Nepo uzi ko isi itanga amahirwe, Imana igatanga umugisha. Nishatse kuvuga iki kugira ngo byumvikane? Hari igihe ugira so w'umubosi, ariko yamara gupfa afite ibipangu byinshi, afite icyo bita umugisha, ariko adafite amahirwe. Mu myaka 3-4 umuryango ukabirwaniramo bikarangira. Ayo ni amahirwe, ntabwo ari umugisha. Noneho umwana yanyura aho bari batuye, bakavuga ngo dore wa mwana wa mugabo asigaye yarabaye ikirara. Ndashaka kukubwira iki rero? Isi itanga amahirwe, Imana igatanga umugisha. Amen. Umugisha w'Imana ntabwo urangira bitewe n'akaga. Ubundi icyo nicyo nshaka ko tuganiraho.
ahubwo iyo umugisha ugeze mu kaga ni ukuvuga uriyuburura, wamara kwiyubura ugakora iby'imbaraga kurenza wa wundi abantu bakubariraga, ukaba mu gihugu kimwe ukajya mu kindi, ukava mu kindi ukajya mu kindi, mbega ariko ibikorwa bigenda byaguka uko bwije nuko bukeye. Message mfite ndagira ngo tuganire ku mahirwe n'umugisha. Abantu benshi hari igihe bibesha amahirwe isi yabahaye ko ari wo mugisha Imana yabahaye. Ni ukuvuga ngo amahirwe n'umugisha ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko abantu benshi bakunda kubyitiranya. Ugasanga uyu munsi umuntu aracuruje birakunze, byamara gukunda wenda akagira akabazo gato cyane, muri ako kabazo gatoya ugasanga bya bindi muri ako kabazo gahise kabijyana byose, umuntu arazimye birarangiye. Ayo ntabwo ari umugisha, ayo ni amahirwe. Amahirwe iyo umugisha iyo umuntu awufite, niyo yasigarana utuntu dutatu muri bizinesi Imana idukoreramo, kuko aba ari amahirwe ye ku giti cye. Kandi reka nkubwire ko n'amahirwe niyo umuntu ayafite agapfa hagasigara umuryango we, amahirwe umugisha ntabwo urwanirwamo, ahubwo umugisha urazuka uko bukeye nuko bwije. Bakavuga ati yo, uzi ko aho byahoze bitahava. Uzi impamvu bakoresha iryo jambo? Nuko umugisha uba warakomeje gututumba n'ubundi ukagera hejuru. Rero amahirwe n'umugisha abantu benshi barabyitiranya. Nshobora kuba mfite umugisha, abantu bakanyanga, aho nciye hose bakanyanga, ariko umugisha uziyuburura cyangwa uzahingukira ku wundi musozi, umbonye avuga ati kabisa ibintu byari bigukwiye n'ubundi bakwangiye ubusa. Amahirwe n'umugisha ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo umuntu afite umugisha ni ukuvuga ngo iby'isi yakora, iby'abantu bakora. Reka ngutangarize, u Rwanda umugisha dufite nuko twe n'ubundi nk'igihugu cyacu twavukanyisha uri mu buhanga no bushishozi. Uyu ni umugisha isi, cyangwa ni umugisha ibihugu biza kuvoma mu Rwanda, urumva? Kubera ko twebwe dufite umugisha nk'abanyarwanda, ntidufite amahirwe, urumva? Amahirwe, uzareba amahirwe menshi iyo uyafite cyane abaza kuyakwambura bari benshi, ariko umugisha abanyarwanda dufite, amahanga yose aza kuvoma ubumenyi nanone hehe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Gute wambwira ngo abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda, abanyamahanga bakaza kugira ngo bavome ubumenyi mu gihugu gitoya barusha ubunini? Ibyo bintu wabisobanura gute? Ariko kubera ko twebwe nk'abanyarwanda dufite umugisha, ntabwo ari amahirwe rero dufite umugisha. Umugisha nepo ntabwo usaza, umugisha kabiri ntabwo umugisha, urumva, wagira ahantu na hamwe uzitirirwa. Reka nkubwire, uyu munsi bashobora gufunga imipaka, narabyumvise, ariko umugisha Imana yavuze n'ubundi ugatuma icyo bita imipaka ifungurwa, kubera ko n'ubundi turi u Rwanda. U Rwanda ni igihugu gitoya ariko gifite icyo bita umugisha. Umugisha n'amahirwe ni ibintu bibiri bigize gute bitandukanye. Nepo bafite amahirwe, niyo mpamvu bayarwaniramo, ariko twe dufite umugisha. Ibihugu bikazana abarimu kubigishiriza mu Rwanda, yego nepo, ariko kubera ko u Rwanda rwacu rufite icyo bita umugisha. Uyu mugisha bwaba ubumenyi Imana yahaye abayobozi bacu b'igihugu, yego nepo, ariko Imana yivuze umugisha n'amahirwe ni ibintu bibiri bigize gute bitandukanye. Kuba uyu munsi wa none twebwe turi mu buzima bwo gufungirwa imipaka, icyambere ni twemerere ko ari amahirwe bari kutuziza, urumva? Nitumara kwemera
kwemera tubwire Imana ikomeze iduhe umugisha yavuzganye natwe. Iyo ubona igihugu kimwe burakeye ngo gifunze umupaka, ukabona ikindi ngo burakeye ngo gifunze imipaka, ndagira ngo nkubwire ngo amahirwe icyo gihugu gifite dufite umugisha, amaherezo n'ubundi umugisha uruta amahirwe. Bumamo umugisha uyu munsi amahirwe bafite bari kuyanyukaniramo bakayarwaniramo, twebwe dufite umugisha rero bakumva ko icy'ingenzi ari ugufunga imipaka. Imana yambwiye ngo iraje kugira ngo ifungure iyo mipaka ku mbaraga zayo, iyifungure hanyuma umugisha uwo yawubwiye yongera awugire. Reka ntangarize abantu batinya gucurangura, abantu batinya gucuruza, Imana yonyine niyo ije gufungura icyo bita imipaka, kubera ko niyo yaduhaye icyo bita umugisha. Ntabwo dufite amahirwe nepo, dufite umugisha nk'abanyarwanda. Turi mu gihugu cyacu twemera twubaha, urumva gifite amateka, gifite aho cyavuye. Ntabwo turi mu mahirwe, turi mu mugisha Imana yagize gute, yavuganye natwe. Uyu munsi wa none wowe ureka gucuruza ngo ibihengo reka mbanze ndebe ko bigenda, wowe uri Imana ubundi. Imana yivuze ngo nguhaye umugisha, ni ukuvuga mu nduru zaba uri umugisha, mu mvura zaba uri umugisha, nimugoroba uba uri umugisha, ku manywa uba uri umugisha, ejo uba uri umugisha, mu mvura uba uri umugisha, kuko abo Imana yawugabiye bagomba kuwugira byanze byakemera. Uzi ko Imana igiye gukoresha icyo bita itegeko ryayo. Hanyuma ibi bihaye mu kanya ngo imipaka, ngo bumvishe ngo bagomba gufunga imipaka. Twe turiho ku mugisha Imana yavuze, ntabwo turiho ku mahirwe. Iyo umuntu ari mu mahirwe aba yikanga ngo amahirwe aramuguruka, ariko kuko turi ku mugisha Imana yavuganye natwe, tugomba kubamo babyanga, tugomba kubamo babyemera, tugomba kubamo badukunda, tugomba kubamo batadukunda, kuko twebwe turi mu mugisha, ntabwo turi mu mahirwe. 37 igitabo cy'Itangiriro niho ngira ngo dusome aniraho nta bindi. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuhuke hasi, nicyo gihugu cy'Ikanani. Yego, uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse. Yego, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zirupa. Bakase bakase akajya abarira se inkuru z'ibibi bakora. Yego, Isiraheli atonesha Yosefu. Yego, amukunda birusha iby'abana be bose. Ndagira ngo uhagararire aho ngaho. Dukomeze. Urumva hari amakuru uyu mwana yabariraga se y'ibibi bene se bagira gute bakora, ngo bituma se arushaho kumutonesha. Imana ishimwe cyane. Aha ngaha ndagira ngo wowe uri kure, wowe uri hafi, uyu ni umwanya wawe wo gukenera amakuru yizewe, amakuru Imana yavuganye nawe abantu batavuganye nawe. Ubundi hari ikintu gikomera muri iyi si dutuye. Hari umunyarwanda numva avuga kuri radio ngo akaradiyo kanjye kaba ku musego. Uyu ni umwanya wo kugira ngo Imana ibyo abantu bataguhaye aba ari Imana ibiguha. Haleluya. Twari turi kuganira kuri izo nkuru, ndagira ngo nkubwire Yosefu yari afite umugisha. Mu yandi magambo, igihugu cy'u Rwanda gifite muri uyu minsi n'abanyarwanda, icyo nicyo gituma abantu bose mu gitondo wumva ngo bafunze imipaka, ngo ejo bigenze gutya. Haleluya, haleluya. Hari impamvu abantu bose bavuga ngo u Rwanda, ngo urabona u Rwanda ni umugisha. Icyambere Imana yavuganye natwe. Iyo Imana yavuze umugisha, menya ngo uzahura n'abakwanga, uhure n'abakurwanya,
uhure n'abatakwemera, ariko igihe iyo kigeze n'ubundi umugisha ukora ibyawo muri iki gihe turimo. Ushobora kuba ubabaye, ushobora kuba urushye, ushobora kuba wumva ntaho umugisha waca. Afunze imipaka ngo ejo bigenze gutya. Haleluya, haleluya. Hari impamvu abantu bose bavuga ngo u Rwanda, ngo urabona u Rwanda ni umugisha. Icyambere Imana yavuganye natwe. Iyo Imana yavuze umugisha, menya ngo uzahura n'abakwanga, uhure n'abakurwanya, uhure n'abatakwemera, ariko igihe iyo kigeze n'ubundi umugisha ukora ibyawo muri iki gihe turimo. Ushobora kuba ubabaye, ushobora kuba urushye, ushobora kuba wumva ntaho umugisha waca. Umugisha ntabwo uca mu byoroshye, ahubwo umugisha uca mu bintu nanone bigize gute, bikomeye. Imana ijya kuvuga umugisha, Imana ijya kuvuga amahirwe, nuko ibi bintu bibiri yari igize gute, yari ibyizeye ko ibi bintu bibaho. Haleluya, haleluya. Rero umugisha n'amahirwe, Yosefu yari afite ikintu bita umugisha, ntabwo yari afite amahirwe. Umwana iyo afite amahirwe aba azi ko iteka ryose umubyeyi we ari bumubwira ati aya mahirwe turayakwimuye, reka tuyahe runaka. Naho umwana ufite umugisha ni ukuvuga ngo iteka ryose umugisha wubyibuhiramo, abawurwaniramo bari kurwaniramo. Umuntu asinzira abanzi be n'ubundi bagihari. Uyu munsi wa none nimba nta bihe byiza ufite, bwira Yesu ko ari byose kumufite. Umugisha n'amahirwe ni ibintu bibiri bitandukanye. Bene se baje kurwanya umugabo witwa Yosefu, nk'uko natwe muri iyi minsi buri guca mu gitondo imipango, inama zigategurwa, ariko Imana ikagenda iduhagararaho nk'abanyarwanda, Imana ikagenda itwimana nk'abanyarwanda. Uyu munsi wa none kugeza ubwo bamutanze bajya kumuta mu rwobo, Imana ibireba, kubera umugisha Imana ya Isiraheli yagize gute, yamuhaye. Ntabwo ari amahirwe Yosefu yari afite. Aya mahirwe umuntu iyo yafite aba afite ubwoba buri kanya ko bari buyamubuze, ariko umugisha umuntu ufite nta bwoba aba afite, arasinzira akongera agasinzira, kuko ni Imana iba yavuze. Amahirwe n'umugisha ni ibintu bibiri bigize gute, bitandukanye. Yosefu kugira umugisha, icyambere bene se bari kumurwanya, kandi nibyo koko. Iyo umuntu afite amahirwe undi afite umugisha ntaho baba bahuriye. Uyu munsi wa none rero impamvu duhagurukiwe, impamvu bimeze gutyo, gato gakoma ngo ni twebwe, ariko ndagutangariza ko umugisha u Rwanda rufite urenze amahirwe bafite barwanira mu munsi ku munsi. Mahirwe tuyasinziriramo, umugisha tuwusinziriramo. Ntabwo umugisha u Rwanda rufite uyu munota wangana n'amahirwe buri munsi baba bacungiyeho ko bagiye kubakuraho, ko bigiye kuba ukundi, ariko kuko umugisha u Rwanda, abanyarwanda dufite, yego, nicyo bita umugisha Imana yavuganye n'abanyarwanda. Rero impamvu bigenda gutya, umugisha urarwanywa, nta gihe umugisha abantu bazawihanganira. Ibi bintu mubyitege, izi nzu Imana yahaye umugisha abanyarwanda bazamura ntabwo zanezeza abantu, ariko kuko ari isezerano, ari umugisha Imana yahaye abanyarwanda. Uyu ni umugisha Yosefu yari afite, bene se ubwabo ntibari kumwihanganira kubera ko afite umugisha. Uyu mwanya rero umugisha Imana yaguhaye, menya ko hari abantu bagomba kurara bicaye bacura imigambi ngo bakuvutse umugisha, ariko kubera Imana ikuzi izarinda umugisha yaguhaye, nirangiza nawe ubwawe igire gute, ikurinde. Amahoro azaganza iwawe kubera ko umugisha
bitandukanye n'amahirwe. Amahirwe y'umuntu ayafite birashoboka ko akora, ariko yamara kugwiza ibyo agwiza byarangiza yapfa bikamukurikira. Amahirwe si uko bimeze. Umugisha wo uragukurikirana, ugakurikirana abana bawe, umugisha ukakomaho iteka ryose. Reba umugisha Imana yahaye iki gihugu cy'u Rwanda. Ureba aya mazu ari kuzamuka uko bwije n'uko bukeye. Harya uwo byashimisha ninde atari umunyarwanda? Ariko kubera ko twebwe nk'abanyarwanda Imana yaduhaye umugisha, akaba ari nawo utuma buri mwanya ngo gufunga imipaka buri kanya, nicyo kimwe turabizi. Umugisha ntabwo uyu mugisha iyo Imana yawuvuze ibivuze amahirwe. Mu bintu umugisha Imana ivuga, umugisha urangwa n'ibintu bitatu. Icya mbere ni ukurwanywa, kuko ntabwo aba ari amahirwe, aba ari umugisha. Kabiri, amahirwe buri muntu wese ayakamira mu kitoze, ariko umugisha iyo ugiye ku mugaragaro buri muntu wese yifuza umugisha, kugendana n'abanyamugisha. Imana iravuze nonaha, ivuze ko hari abantu bagiye kwiyunga ku Rwanda, kuko u Rwanda ni umugisha. Icya mbere ni ko Imana ya Isiraheli ivuze nonaha. Iby'imipaka ntibitureba. Bacuruzi we mucuruze, abashora mushore. Iki ni igihe cy'umugisha, si igihe cy'umuvumo. Iki gihe umugisha, Imana ivuze umugisha. Tandukanya umugisha n'amahirwe. Iyo umuntu afite amahirwe, iyo apfuye amahirwe aramukurikira, ariko umugisha iyo umuntu apfuye ari umunyamugisha, abana be, umuryango we, umugisha urawukurikirana. Rero uyu munsi wa none umugisha ufite wiwupfusha ubusa. Dufite ubuyobozi, dufite igihugu, dufite abayobozi batureberera. Ayo ni amahirwe, uwo ni umugisha tutagomba gupfusha ubusa. Yosefu yari afite amahirwe, umugisha ntabwo yari afite amahirwe. Umugisha watumye abwira bene se ngo nimunyumve, narose duhambira imiba iyanyiragwa uwanjye urema. Baramubwira ngo ni koko ibyo bintu byaba gute? Ngo hoya. Haleluya. Mu miba nahambiraga Imana ya Isiraheli yanyeretse munyikubita imbere. Ni koko mugiye kubona abantu basubiranamo bavuga ngo nuriya wari bavuze ngo dufunge imipaka, nuriya wari bavuze ngo dufunge imipaka. Imana iranzuye ibintu byo gufunga imipaka ku mugisha Imana yahaye u Rwanda. Ibi bintu Imana irabirambiwe. Yosefu arababwira ati nimunyumve, narose inzozi. Bene se ati inzozi warose n'inzozi bwoko ki? Reka ibyo banga, n'ubundi u Rwanda rugiye gutera imbere, abanyarwanda bagiye gutera imbere, kuko iki ni igihe cy'uburumbuke mu Rwanda, kuko Imana yawugize umugisha itabagize amahirwe. Impamvu barwana umunsi ku munsi bari mu mahirwe, ntabwo bari mu mugisha. Rero uyu mwanya uteze amatwi iki kiganiro, hari ibintu Imana itagomba kwihanganira buri kanya ngo bari gufunga imipaka buri kanya, kuko Imana yo ivuze ijambo irarisohoza, yamara kurisohoza ikaririnda. Nimwihangane, Imana ikora ibyo igomba kubanza kugira gute gukora. Uyu mwanya utewe ubwoba n'iki? Urarara udasinziriye, ufite ikihe kibazo? Imana ivuze umugisha, ikiranga umugisha abantu barawurwanya. Ikiranga umugisha buri muntu wese bucya mu gitondo mumeranye neza, ejo akakwikoma, kuko umugisha ufite we ntawe afite amahirwe. Reka nkubwire, umugisha ntabwo ujyanwa, ahubwo umugisha uragarurwa. Reka mbabwire, imipango yose bari gupanga ntabwo izahama, kuko umugisha utajyanwa, ahubwo uragarurwa. Ntabwo umugisha ujyanwa, ahubwo umugisha uragarurwa.
ndakubwira iki? Ndakubwira Aburahamu inzara itera, abwira umugore we ati nubwo bimeze gutya niunyita umugabo wawe baratwica, reka unyite musaza wanjye. Wibuke 12 Imana yaramubwiye ngo va mu gihugu cyanyu ujye mu gihugu nzakwereka, uzakuvuma nzamuvuma. Bageze aho Imana yababwiye inzara iratera, mu gutera biba ngombwa ko Aburahamu yirengera nkuko wakirengera. Haravuga ati rero umugore wanjye nuvuga yuko ngewe nawe, haleluya, uri umugore wanjye baranyica. Umwami wa Egiputa ngo ahita amutwara, ayimugejejeyo abaririje amakuru. Nakubwiye ngo umugisha ntujyanwa ahubwo ugira gute? None se amaze kumva amakuru, uyu mwami wa Egiputa Farawo ntabwo yamushubije uyu mugore we. Haleluya, haleluya. Umugisha ntabwo ujyanwa, umugisha uragarurwa, kuko uriya mugore wa Aburahamu yari umugisha. Ntabwo uyu mugore yari umuvumo, ahubwo ni umugisha. Igihugu ni umugisha Imana yaduhaye. Haleluya, haleluya. Umugisha ntabwo ujyanwa, ahubwo umugisha uragarurwa. Iyo uriya mugore akiza kuba umuvumo, umwami wa Egiputa yari kumugumana, ariko yumvisha amakuru. Haleluya, amenya uyu mugore ko yari uwa Aburahamu. Imana ihabwa icyubahiro. Haravuga ati noneho reka ngusubize umugore wawe. Ntabwo umugisha ujyanwa, uragarurwa. Umugisha uragarurwa. Umaze iminsi ukora uhomba, saba Imana iguha umugisha wo kujya ugendana. Iyo umuntu ufite umugisha ngendanwa, aho bategereje kurangirira ahubwo niho ashorera, niho ajya na Dubai. Uyu munsi wa none Imana ikumpera umugisha utari amahirwe. Amahirwe ajya agenda, umuntu wakubonye ejo mugatinya ufite ubwoba ko mwongeye guhura. Ariko iyo ufite amahirwe, ni ukuvuga ngo niyo zaba ari dodo, amahirwe agera muri dodo. Umuntu yaza guhaha akavuga ngo ngiye guhahira runaka. Rero uwo ntabwo ari amahirwe, ahubwo ubaye umugisha. Musore mukobwa wowe uri kunyumva uteze amatwi iyi radiyo, Imana iguha umugisha, ntiguhe amahirwe. Amahirwe umuntu ashobora kuba yishimye nonaha, ariko mu mugoroba mugahura ari kurira. Rero amahirwe n'umugisha ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo umwana afite umugisha, umuntu wese aramukunda, ariko akagira n'abanzi benshi. Rero niwe umenya uko yitwara mu mugisha. Umugisha Imana yahaye uyu mugabo Yosefu watumye abantu benshi bene se bamwanga, bamuta mu rwobo, Imana ibireba, bamugurisha n'abamidiyani, Imana ibireba. Ndagira ngo ngutangarize, umugisha ntabwo abantu bose bawukomera amashyi. Haba abawanga, hakaba n'abawukunda. Igakuba muri ubwo buzima bwo kumenya ko amahirwe nta muntu ushobora kuyakunda iteka. Nibyo bagomba kutwanga buri kanya imipaka, ariko Imana iyo yavuze ni ukuri irasohoza. Umugisha u Rwanda rufite rero ni mwihangane, babange babavuga uko bashaka, ariko umugisha n'amahirwe ni ibintu bibiri bitandukanye. Amahirwe bafite ubwoba ko bitazabagwa amahoro, ariko umugisha u Rwanda rufite barawureba bakabona bakwiye kuba bavuga ibidashoboka. Rero wowe uri kure, wowe uri hano, Imana ya Isiraheli iguhe umugisha, ntiguhe amahirwe. Amahirwe ararangira. Reka dusenge Imana. Mana y'imbaraga, Imana yo kubahwa, abana bawe abarwayi ubakize, abameze nabi bamererwe neza, abadafite ubuzima ubaha ubuzima, badafite kubaho ubahe kubaho, kandi abababaye tubasabiye kuruhuka, ubahe amahirwe aho baburiye n'umugisha, aho ariho ubahera amahirwe. Iyo umuntu afite amahirwe ajya Dubai nk'abandi, iyo umuntu afite amahirwe arashora bigakunda. Nibibe uko dushaka, ahubwo bibe uko ushaka, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza uduhaye, Imana iguhe umugisha. Ariko birashoboka kandi yuko umuntu ashobora gukenera kuguhamagara, kukuvugisha, ukamugira inama, ukamusengera.
twumvishe ko ufite n'impuguro zitandukanye tugira ngo utange nimero zawe za telefone 07844183 Bana b'umugisha yego